Yash. Izuba ni ryake. Vuze ngo iki? Izuba ni ryake. Bantu banjye nizere ko umaze kumenyera TV ni yayindi, wa muntu nawe ni wa wundi, cyuma inkuba nigano stress akanzu uraheba, nyangamugayo cyane, gentleman, yeah man, bad boy. Reka ntwike ikiganiro nigira ubumenyi. Gira ubumenyi uyu munsi iraza kugaruka ku rubuga rwitwa OnlyFans. Twagiye hahiye koko hadashyase. Okay bavandimwe, rero reka dutangire. Urubuga OnlyFans rucuruzwaho amashusho y'urukozasoni. Urubuga rukorera kuri internet rwitwa OnlyFans ruzwiho kunezeza abakiriya binyuze mu mashusho y'urukozasoni ashyirwaho n'abarugannye kuva rwashingwa mu myaka 4 ishize. Uru rubuga kandi mu Rwanda rumaze kuhagera, aho rumaze kwitabirwa n'abanyamideli batandukanye kimwe n'abakinnyi ba siporo bo mu Rwanda. Byonyine ugifungura uru rubuga OnlyFans rukwereka ko winjiye mu isi y'umunezero. Kwiyandikishaho cyangwa se ugatekereza kabiri ugasiba konti yawe. Bafite iyamamaza bikorwa riteye imbere ushingiye ku mashusho n'amafoto aguha ikaze yamamaza uru rubuga. Uburyo rukora nuko rukorusa. Umuntu wifuza kureba amashusho n'amafoto y'umusitari runaka yishyura angana n'amadolari 50. Biragoye guhita ubona amashusho n'amafoto y'umusitari runaka kuri no rubuga. Kuri OnlyFans ushobora kwiyandikisha ubikuje konti yawe cyangwa se ubihuje na konti yawe ya Twitter cyangwa se konti yawe iri kuri Google. Banakubaza niba usanzwe ufite konti kuri uru rubuga ku buryo washyiramo email n'ijambo banga cyangwa se password, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Hejuru barakubwira bati iyandikisha ukorera amafaranga unaganire n'abafana bawe. Niba wiyandikishije ukoresheje konti ya Twitter, bakubwira ko abagukurikira kuri OnlyFans bazajya bagukurikirana no kuri Twitter. Iyo umaze kwiyandikisha hari ahantu bakwereka ushyira konti yawe cyangwa se nimero ya konti yawe ya banki, cyangwa se waba ukoresha ikarita ya banki ukabigaragaza. Unasabwa nimero ya telefone. Utarinjira neza mu rubuga bakwereka ahantu ushobora gusibira konti yawe ikavaho burundu. OnlyFans ni urubuga rugurishirizwaho amashusho y'ubwoko butandukanye rwashingiwe mu Bwongereza. Umuntu ufungura konti agashyiraho amashusho, noneho abayishimye bakayafataho ifatabuguzi ryayo bitwa abafana. Ni urubuga rukunda gukoreshwa n'indaya, icyakora hakunda kugarukaho n'abo mu muziki. Ibi bifasha uwashyizeho amashusho ye kwishyurwa n'abafana be, haba ku nshuro imwe ku kwezi cyangwa se